Yesu nashimwe, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Tunejejwe no kongera kugaruka muri uyu mwanya tuganira ijambo ry'Imana, tubwirana zaburi n'ibihimbano by'umwuka, ndetse tumaranishanya imibabaro kubwirana aya magambo. Imana ishimwe rero ku bw'aka kanya, ndabararikira kumva ijambo ry'Imana, kandi Mwuka Wera arushaho kubana natwe cyane. Kugirirwa neza n'Imana rero bibomeho. Imana izi buri mutima w'umuntu ikiwukwiriye. Imana Data ibagirire neza. Kadusenga Imana kugira ngo dutangire tuganire. Data wa twese mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeye, Imana ise w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana mubyeyi wacu, Imana byiringiro bitajya bidukoza isoni, turaguhimbarije ubuntu bwawe, turaguhimbarije imbabazi zawe zituma tudashiraho, turaguhimbarije urukundo rwawe duhora twisangamo buri munsi. Nuhabwe icyubahiro kubwo kuturinda rero, nuhabwe icyubahiro kubwo kuduha umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryawe. Turasabye kugira ngo aho tubonekwaho n'umugayo hose, kuko uri Imana idakiranirwa wowe, kandi umuntu wese ushaka kuvuga izina ryawe abanza ave mu bidatunganye, niko utubwira. Duciye bugufi imbere yawe rero, aho twabonetsweho n'umugayo utubabarire. Duciye bugufi Kristo, imbabazi zawe ziboneke ku buzima bwacu. Amaraso yawe Yesu atweza dutunganye, amaraso yawe yeze ingingo n'ubugingo, imitima yacu iboneke imbere yawe yejejwe. Duciye bugufi kubw'urukundo rwawe, kandi turaguhimbarije imbabazi zawe utugiriye. Ngaho bana natwe rero, duciye bugufi dusabye Umwuka Wera kugira ngo abane natwe. Umwuka Wera niwe utajya uhusha. Umuntu abasha gutera agahusha, ariko Umwuka Wera ntahusha. Umwuka Wera nabane natwe rero, kandi imitima yose iturize imbere yawe. Ubane natwe, uganirize imitima yacu, utubere byose, natwe tukubere abana, kandi uduhe kuba abana bumvira. Urakoze kubana natwe rero, imbabazi zawe zikomeze kutuganza muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amena. Imana yacu ni ishimwe. Ni Imana ibasha ibitabashika, ni Imana rurangiza rwa burundu, ni Imana tujya twihishamo tukabona amahoro, ni Imana y'amahoro nyine. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo nta handi hari ubuhungiro keretse mu Mana gusa. Ayo magambo turayaganiraho. Uwo mutwe, icyo cyigisho kivuga ngo nta handi hari ubuhungiro keretse mu Mana gusa, tugiye kukiganiraho turifashisha amagambo yanditse mu gitabo cya Zaburi ya 91. Turaza no kwifashisha indirimbo ya 70 mu ndirimbo z'agakiza. Turasoma aya magambo, umurongo wa mbere n'umurongo wa 4, umurongo wa 5, umurongo wa 14, wa 15 na 16. Iyi mirongo nifuje ko tuyisoma kugira ngo adufashe muri aka kanya, kandi nifuje ko nawe uzumva iki kiganiro uzasoma aya magambo azagusubizamo intege mu bugingo, ndabizi kandi ndabyizeye. Zaburi ya 91 rero, umurongo wa mbere haranditse ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Umurongo wa 4 azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Umurongo wa 5 igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa. Umurongo wa 14
kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Umurongo wa 15. Azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro. Umurongo wa 16. Nzamukiza, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amena. Haleluya. Aya magambo yamfashije, nubwo ari menshi ariko ntacyo bitwaye no kuyumva. Nabitekerejeho mbona ni menshi, ariko ndavuga ngo ubundi se ko tujya dufata umwanya ukaba wafata amasaha 2 uri kuganira ibintu bishobora no gutuma ujya kure y'Imana, kandi ukabiganira waryohewe, ariko Satani ajya atuma abantu tudakunda ijambo ry'Imana ngo turitindemo, ugasanga umuntu agize ubute n'ubunebwe bwo gusoma ijambo. Ariko Imana idutera umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ririmo ibyiringiro. Ijambo ry'Imana riradukiza, ijambo ry'Imana ritwomora ibikomere, hahandi abantu bose baba baragerageje kwigisha igikomere kikakuguma mu mutima wawe, ariko ijambo ry'Imana rirakomora. Ijambo ry'Imana ribeshaho, ni isoko y'amazi abeshaho umuntu wese warihaye umwanya mu buzima bwe. Ni isoko y'amazi abeshaho. Ijambo ry'Imana rikumara inyota y'ibintu byinshi ukumva uguwe neza. Ijambo ry'Imana ni ubuhungiro. Ijambo ry'Imana ritubera umucyo kandi rikatuyobora. Iyo wemeye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana nta cyiza nkabyo muri ubu buzima. Twavuze rero ngo tugiye kuganira ijambo rivuga ngo nta handi hari ubuhungiro keretse mu Mana gusa. Nta handi hahari, uko byamera kose, uba mu rwihisho rw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Uwo muntu ngo igiteye ubwoba cya nijoro ntabwo kizamutinyisha, ntabwo azagira ubwoba kubw'ibiteye ubwoba bya nijoro. Ibidutera ubwoba ni byinshi. Ubugome bwaragwiriye muri iyi minsi, turi mu minsi igenda isatira iya nyuma nk'uko Yesu yabivuze. Turi mu minsi irimo intambara nyinshi, turi mu minsi ishyari ribaye ryinshi. Nta handi rero twahungira ishyari ryinshi riri kuri iyi si. Nta handi twahungira ubugome bwuzuye iyi si, kereka kuba mu rwihisho rw'Isumba byose, tukigumira mu gicucu cy'Ishobora byose. Aho niho hari ubuhungiro, nta handi. Ushobora kwihisha yewe naho waba munsi y'umusozi. Tujya twumva abantu ngo bihishe munsi y'imisozi, ngo ibyihebe ngo babivumbuye byihisha ahantu runaka, kubera ko nyine biri mu musozi, nyine ntabwo biri mu Mana, bakabihishurayo bakabyica. Mbese nta hantu na hamwe wahungira kereka mu Mana, niho hari ubuhungiro gusa. Uyu muririmbyi rero w'indirimbo twavuze ko turi bwifashishe nawe yaravuze ngo reka gutinya ibiza kubaho, Imana izakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa, Imana izakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Nubwo uwo mutwaro uremereye, Imana irakurinda. N'ibyago biri mu nzira ucamo, Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Amena kandi amena. Imana irakurinda, wowe ureke gutinya ibizakubaho. Imana izakurinda. Nubwo mu nzira ucamo harimo ibyago, nubwo wikoreye umutwaro uremereye, ariko Imana izakurinda. Izakurinda bigenze gute rero?
izakurinda uri mu bwihisho bwayo, izakurinda nuguma mu gicucu cy'ishobora byose. Imana izabana nawe nutishingikiriza ku bantu, ukishingikiriza ku Mana. Imigambi n'imirimo yawe byose ukabiharira Imana, Imana izakurinda. Nta hantu kure, niko bajya bavuga ngo nta hantu kure Imana itakuvana, nta burwayi na buke na buke Imana itagukiza, nta buzima bubi, nta manga n'imwe Imana itakuvanayo ikakuzahura. Hari imvugo zijya zibaho kumva ngo uriya muntu ngo yarakubiswe. Naho wakubitwa ukagera kure, hagera hehe? Nta hantu Imana itagukura. Ikintu usabwa nanjye nsabwa, kuko ubuhungiro nta handi buri ni mu Mana, ni ukwihisha mu Mana. Isi yugarijwe n'akaga kenshi, intambara hirya no hino mu isi. Isi yugarijwe n'ubugome, ku buryo ureba umuntu, abantu ukagira ngo se abantu basiga inyamaswa. Hari aho bigera ukabona inyamaswa zisigaye zirusha abantu kugira umutima. Abantu barakora ibintu bikakuyobera, ukibaza niba ari umuntu waremwe n'Imana bikakuyobera. Ubwo bugome bw'indengakamere rero nta handi wabuhungira atari mu Mana. Abantu basigaye bagira ishyari, hahandi umuntu agira ishyari akumva ntiwabaho kandi we abayeho. Umuntu akumva ntiwagira inzu kandi we yifite. Umuntu akumva ntiwatunga kandi wari umutunzi. Umuntu akumva ntiwabyara kandi we yarabyaye. Umuntu akumva ntiwagira iterambere kandi we ari umuherwe. Umuntu akagira ishyari ari umutunzi ariko ntiyifuze ko abandi batunga. Aho hantu rero nta handi wabihungira usibye mu Mana gusa. Abantu bameze gutyo ariko nabo twabasabira Imana ngo ibagenderere, ibaruhure, kuko ibyo ni uburushyi. Umuntu wuzuye ubwo bugome aba ari indushyi. Umuntu wuzuye iryo shyari rimeze gute, naho yaba ari umutunzi utunze ibintu byose byo mu isi, ariko ni indushyi. Ubwo rero iryo shyari rimeze gutyo nta handi warihungira ni mu Mana. Nta handi hari ubuhungiro bwo guhunga ibintu bimeze gutyo. Ibintu bimeze gutyo biri mu isi, nta handi wabihungira ni mu Mana. Ibyorezo byarateye kera, hari indwara tutari tuzi, ariko indwara zabaye nyinshi. Nta handi wakwihisha, kandi niyo byakugeraho ukaba wikoreye uwo mutwaro, ibyago bikaba biri mu nzira ucamo, nta handi hari ubuhungiro. Haleluya! Nta handi hari ubuhungiro keretse mu Mana yacu gusa. Ushobora guhungira ku nshuti yawe, ukagenda ukayibwira urushye we, uremereye, ya nshuti yawe ikagutega amatwi, ikanakwereka ko muri kumwe. Warangiza wamara gutandukana na ya nshuti, ikagenda ikabivuga, bakagutangira amatangazo, ukicuza icyatumye ubivuga, ukagira ibindi bikomere. Uhungira ku muntu akagutera ibikomere, wari uzi yuko umuruhukiyeho, akongera akagutera ibikomere nawe. Ariko iyo wahungiye mu Mana isumba byose, ariyo wagize ubuhungiro, ukaguma mu gicucu cy'ishobora byose, nta bikomere Imana yawe yagutera. Kandi twasomye ku murongo wa 14 ngo kuko yankunze akaramata, ngo icyo nicyo nzamukiriza. Ngo Imana yo mu ijuru nuyikunda akaramata, ugahungira munsi y'amababa yayo, ukibera mu bwihisho bwayo, izaguhaza uburame. Icyubahiro waburiye mu bantu, icyubahiro abantu bataguhaye, icyubahiro utigeze ubona ahandi, kubwo gukunda Imana akaramata, Imana izaguhesha icyubahiro. Umurongo wa 15 haravuga ngo azanyambaza nanjye mwitabe, ngo nzabana nawe mu makuba no mu byago. Imana irabizi ko mu isi tugendamo huzuye akaga n'amakuba, huzuye ibyago, ariko Imana izakurinda. Nukunda Imana akaramata, ukaba mu gicucu cy'ishobora byose, ukaba ishobora byose akaba ariyo ugira ubuhungiro bwawe.
Imana izakurinda, uzajya usenga Imana ikumve, nuyitabaza aho waba uri hose izakumva, ariko nusenga amatakirangoyi ntabwo izakumva. Hari amasengesho tujya dusenga, ugasenga ibyago byakugezeho, ugasenga ari amatakirangoyi, waranze kumvira ibyago bikakugeraho, ugasenga amatakirangoyi, Imana ntizigera ikumva. Ariko uyu muntu wahungiye mu gicucu cy'ishobora byose, akigumira mu bwihisho bw'ishobora byose, uyu muntu azasenga Imana imwumve. Naho akaga kaba kamutugaritse, naho ibikurwanya uzabitambuka, nawe ntuzamenye uko wabitambutsemo. Haravuze ngo azanyambaza nanjye mwumve, ngo nzamukiza muhe icyubahiro, ngo nzamuhaza uburame. Haleluya! Iyo umuntu aba ari mu bwisho bw'isumba byose, aba afite ibyiringiro by'ejo hazaza, ntabwo agira ubwoba bw'ibiteye ubwoba byadutse. Aravuga ngo Imana yanjye ni ubuhungiro, nta kintu na kimwe kimutera ubwoba. Nta handi hari ubuhungiro, nshuti zanjye, mureke duhungire mu Mana. Isi imeze gutya nta handi wayihungira, mu bagome bameze gutya turi kubona, ariko twakomeje kuvuga ngo Imana nabo ibagirire neza, kuko Yesu ntago yarobanuye, nta muzungu nta mwirabura, twese twari babi, ariko kubw'urukundo rw'Imana Yesu atugirira neza. Icyaduha nabo ngabo bose nabo Imana ikabagirira neza, ariko nta handi hari ubuhungiro. Ibyo wakwishingikirizaho byose nta handi hari ubuhungiro. Ndakwinginze ugire ishobora byose ubwihisho bwawe, ibyo wakwiringira byose bishiraho. Imana ikubere ubwugamo, Imana ikubere uburinzi, mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana baganze, ubwiza bw'Imana butuganze, kugirirwa neza bitwomeho, twibere mu gicucu cy'ishobora byose. Niho tuzabona icyubahiro, niho tuzabona kurama, niho tuzatera intambwe, niho tuzavuga bikumvikana. Twibere mu gicucu cy'ishobora byose, Imana izaturinda ibiteye ubwoba, kandi kugirirwa neza n'Imana tuzagenda tubibona. Mu izina rya Yesu Kristo, mube amahoro. Amen.